then hakazamo n'ibintu bajyaga baduterereza, twagiye duhuramo n'ibyago bimwe na bimwe, rimwe bakatwohereza inzoka, rimwe tukabona hajemo ibintu bimeze nk'ibyo kuba nk'ibibangu. hanyuma wenda wigeze kumbwira ati ntabwo twari tukiza ku macano kubera ko hari uwari udufite atatwemerera kuba twatanga ibiganiro ahandi, ariko uyu munsi wenda waba watse uruhushya rwo kujya kuri cano ya Gasaro. Ingaruka zose nzazirengera kuri njye wabitekereje ku giti cyanjye. Cyangwa ninashaka umugore nzabe ko bazaza kumfatira ukuguru kugira ngo njye kurongora umugore wanjye. Nyamuneka mureke kumva ibivugwa, njye mutegereza mwumve inyishu y'umuntu. Nuko muri Kirundi bakunda kuvuga ngo ni inyishu y'umuntu ababwiza ukuri. Nababwiza ukuri niho muzafatiraho mumenye ibiri hanze uko byifashe. Gasaro TV. Hanyuma twigire ku buzima. Ubuzima wenda warakijijwe, ariko hari benshi wenda twagiye tubona hanze bavuga amagambo ati yige ntiyakijijwe. Ndivugira yige kuko uyu munsi nige turi kumwe, ntiyakijijwe aracyari muri ibi. Ubundi bihagaze bite agakiza ka yige? Mu gakiza amezemo neza, ubu ndi kwiga, ubu twatangiye kwiga Bible. Tumeze neza rwose, mu gakiza turi kugendamo neza. Nyamuneka abantu bajya bavuga ngo ntago nakijijwe, bazagende bamfotora bagaragaza aya mafoto bamfotoye babona ko ntakijijwe. Ikintu cya mbere nababwira, kandi deni ntago navuga ko agakiza nkarimo nicayemo neza cyane cyane, kuko ubu ngubu nabanje kuva mu rugo ndavuga ati mbanza kwiyagiza Imana naho ngiye kujya. Ndavuga ati manzi nengiza Imana ko ngiye kugenda ku byuma byakozwe n'abantu, mu kanya gato wajya kubona ukabona icyuma kirahindutse gikoze accident, ntago wamenya. Ariko uburyo biregeje Imana bari sawa, none nkaba nahashitse amahoro. Amen. Ndabishimira Imana, kandi naho nageze kwa Sandrine banyakire neza. Urakoze cyane. Nabonye wanyweye n'agafanta da. Merci. Mbere y'ikiganiro ati reka ati bya bintu by'amayoga ati nge nsigaye ninywera umutobe cyane rwose. Urakoze. Hanyuma wenda hari aho wari uri mu masengesho, byari bihagaze bite? Umuntu bitegeye yarabayeho gute? So yarabayeho neza nta kibazo. Twabanje gukora rokari y'iminsi 30, tuyisoza neza cyane kuko twagiye duhuramo n'ibintu byinshi by'ibigusha, then hakazamo n'ibintu bajyaga baduterereza, twagiye duhuramo n'ibyago bimwe na bimwe, rimwe bakatwohereza inzoka, rimwe tukabona hajemo ibintu bimeze nk'ibyo kuba nk'ibibangu. Umuntu ajya nko muri dushe ugasanga nko mu mazi wari ugiye ko ugasanga hagwamo nk'imiserebanyi, izi bita ngo mariage zijya kuba umukara, tukibaza si kuntu zagwemo ari 3 bikaducanga. Ariko tugasenga, amazi tukayafata tukanyiza tukayamena, tukavoma andi twoga ako kanya. Ariko Imana yadufashije inshuro nyinshi cyane, kandi Imana nayishimira kuntu yagiye itwereka ibigusha byinshi, n'aba bagiye baturwanya, bamwe bagiye badutega iminsi 30, icyumweru, ngo niba mara gusohoka bakajya gasubira mu buzima bwo hanze bazongera bisubiremo. Ariko kubera imbaraga z'Imana natwe ku bwacu tubishizemo imbaraga tukarabinesheje. Urakoze. Hanyuma hari umukobwa witwa Zuzu, reka muvuge mu izina ntacyo. Zuzu hari byinshi yagiye avuga hanze, avuga ati ngewe nabayeyo, nabanye nabayige, atariko akavuga ibintu byinshi cyane ati ntibakijijwe, ibintu nk'ibyo. Ndetse hari n'amajwi amwe namwe yagiye asohoka hanze. Ubundi ari amajwi nayo kuri cyangwa n'amajwi yakozwe? So kuko akenshi ntago navuga ko nayumvishije ari amajwi, nuko ariko Zuzu we rwose uriya mukobwa ntago nigeze mbana nawe kuvaho, kuko mu Kiyovu twahavuye tutarabana. Aho twimukiye Kimironko ntago nigeze mbana nawe kuko nabaga mu rugo. Urumva yarazi bari abandi twabanaga muri lokale, nabagamo 2, abandi 3 bose turi hanze. Ndumva ko turi hanze, twasubiye mu buzima bwacu bwo mu rugo, dusubira mu miryango yacu, ko akenshi yahoraga ari kumwe n'abari 2. Rero Zuzu yagiye kuvuga biriya,
afite ukuntu we na shangazi nta kibazo reka muvuge mu izina ntacyo bitwaye, reka muvuge mu izina ko ari ibyo bivuze. oya nawe ndamuvuga nta n'ikibazo. ukuntu we na shangazi bari bafitanye connection niko navuga, niba bafite ukuntu bumvikanye ku giti cyabo. Ntabwo nigeze mbona uriya mukobwa ko nagiye kuhagera atakihaba, yaratashye kuri anniversaire yiwe. Yego. Ntabwo nigeze mpagera, ariko ibyabaye kuri anniversaire kuva azedi narabimenye, n'ibyahabaye byose narabimenye. Ariko mbona yuko deni ibintu byabo nura mushangazi na shangazi niko navuga, bafite ukuntu baba bafite pani yabyo. Urakoze. Hanyuma wenda hari amajwi Zuzu yashize hanze, amwe namwe wagiye yumva wenda nubwo atari yose, ariya majwi nayo ukuri cyane ko arabavuga ati cyo namakorana deni, kuko harimo nyiramubande hamwe na hamwe, niko iyo uyakuruye neza ari amajwi harimo nyiramubande. Ngiye nabonye numvise rero nk'amajwi bagiye bakora, kuko ushobora gufata ijwi ry'umuntu ukagira nk'umuntu wa mashini abazungu ibintu batuzaniye, nabyo nagahomba munwa. Reka bagomba munwa kakane tujye twambara ku munwa. Benshi baravuze ati benshi baravuze ati bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo. Hanyuma hari benshi bavuze ati ari majwi yabo yuko atakozwe, ati niyihe mpamvu, ati nabo azakorwe ari nayo tuyumve. Nibyo nabyo numva ko byaba bibaye byiza kugira ngo nabyo bazabikore tukubyumve, uko amajwi burya ijwi ushobora kurifata ukarijyana muri mashini ukarihindura rikavuga nka wa muntu. Niko mutumvishije neza ari amajwi, iyo witonze neza ukayakurikira neza harimo nyiramubande. Ko ngiye kenshi nta amajwi nubwo nayumvishije igice harimo nyiramubande izamo cyane, ariko imeze nk'ijimije mu kuntu ari amajwi ntabwo nyemera 100%. Okay, wenda ukuri kureka mvuge ngo kozwe n'Imana yo mu ijuru. Nta muntu burya nge sinjacira umuntu urubanza mvuge ngo nibyo cyangwa se sibyo, ukuri kuba kozwe na nyirako ndetse n'Imana yo mu ijuru. Hanyuma se yige hari bimwe na bimwe wenda mwifuza gukora cyangwa se bimwe mu mishinga mwagiye muvuga ati ndateganya gukora iki, umuntu bitaye ubundi we yahisemo gukora iki, isaha agiye kuzashinga iki, none ngere umvishije business yari y'amakara azajya tuzana amakara. iriya business yajemo iriya business yajemo muri yanuze iriya nkunga cyangwa ziriya twasabaga, ariko ngiye ku giti cyanjye mbonye ubushobozi nashinga kantine. Ibintu by'amakara bose no mu rugo hari igihe bamwe gukora amakara nka vedeka bose, nubwo mba numva nashinga kantine muri business yanjye, kuko n'iki kintu gituma umuntu akora ku mafaranga cyane. Bura guteka ka cyayi, udushyimbo hariya, kazamo na kacapati, kazamo na ka sosi mu kuntu kajya kuba nka boilo, harimo n'ikinyama mu kwa umuntu, harimo na juice ziri aho ku ruhande. Ibyo bintu nakumva ko ubu ngubu kubera ko muri bino bihe ibyo bintu ndi kubona biri kwinjiza cyane, ko maze kujya mu bintu byinshi. Nabonye gucuruza amavuta bitavamo, amavuta ari byo usanga bafite garanti ntoya, amavuta yo kwisiga. Nanone ikindi nabonye kimwe kirasuka cyane, nanone nakozeho ubushakashatsi ni boutique, ni byo gucuruza imyaka, nabyo mbona ni sawa, ariko mbona nanone kujya gupima uva ha ujya ha hariya, no mbona harimo akavuyo kenshi. Ndavuga ati kanigire muri kantine, kuko kantine n'ubundi sugambe nabanyikoze, nubwo hazamo akavuyo ariko ntabwo kazamo akavuyo kenshi nko muri boutique. Mwaza ati ndashaka bombo, undi ndashaka biscuit, undi ndashaka jus, undi ndashaka iki, mbona harimo akavuyo kenshi. Tamitamo navuga ariko nimba ari mu cyayi muri kantine buri muntu avuga ati ndashaka icyayi cy'amata, cyangwa ndashaka mukaru, ndashaka igikoma cya kawunga, ndashaka igikoma gisanzwe cy'amasaka. Ibyo ni ibintu bumva ko amateremitsi bari aho ngaho bafite. Undi ati ndashaka ibishyimbo na capati ukabimuzanira, undi ndashaka icyo kumva ntabwo bigutwara muri vibe cyane. Nibyo bintu numvaga najyamo, kuko nk'ubu ngubu deni maze kubona makeya, kuko narabaze projet nsanga bihagaze muri MO 300 kuri kugura amateremusi, imbabura, amagaze, amasafuriya, iki gushaka ahantu ngakodesha iki, ibikombe, intebe, etajeri, ibiti byose nsanga bishobora guhagarara muri MO 300. Nibyo nabazemo, kuko bumaze kubana dukeya turi kuri konte n'Imana tumpaye. Nabagira neza bagiye batunyuhereza ku mpande,
ubu ngubu maze kubona icyicaro i Nyamirambo ahantu nakorera heza kuko nashakaga ahantu hahora ahantu hahurira abamotari buriya abamotari bateza imbere ni abana beza n'abantu bumvikana ariko ahantu hafi ku muhanda ahantu hari akatasiyo k'abamotari kari aho ngaho kandi ahantu hari hitegeye ashobora kuza agaparika abamotari n'abandi bantu bashaka kuza gufata kakeka mu gitondo ariko urambwira ati hari duke nabonye ku ruhande ndakikubaza icyo kibazo ku ruhande se ni gute ushobora kubona ikintu ku ruhande kandi tuzi ko hari aho bica wenda umumama akabagabanya akaba ati uyu wenda arakora iyi projet uyu arakora iyi uyu azakora iyi ngiyi cyangwa se bazashyira hamwe ni urugero biriya byo gushyira hamwe nabyo ni byiza bibaye nabyo nabikora niyo nafata iyo business yanjye nkayishyiramo undi muntu akaba abikora niyo hagiyemo n'umuvandimwe wanjye byaba ari sawa hama ibyo kujya gushyira hariya byo gukorana nabo ni sawa byo kuvuga ngo byo gushyira ku ruhande kana narivuze kakanu kajya kugufasha ni abantu bangiye bo ku giti cyanjye babagira neza bagiye bamvugisha barambwira ati business ukoze ni nziza kuko n'ubundi ntibajya gushinga amakara iriya y'amakara ni ya groupe ntabwo ari njye ku giti cyanjye ya ni ya groupe noneho iyanjye ni ku giti cyanjye ku ruhande n'utwo dufaranga ngenda mbona nabagira neza banjye ku giti cyanjye ku ruhande hanyuma hari abantu wenda rimwe na rimwe bajya banyandikira nkabwa ati yige ntago tugikorana ibiganiro bambwira ati twabuze uko tumufasha cyangwa se uko tumucaho ati babafashiriza hamwe cyangwa babaterera inkunga hamwe iyo umuntu ashatse kubafasha ni ukubera iki buri muntu wese atajya yakira inkunga ku giti cyangwa akavuga ati nkanjye yige nzakira inkunga niba umuntu ashatse kumfasha reka mfashe muri ubu buryo undi ati muri ubu buryo biriya deni ntabwo wamenya nyir'ubwite ukuntu we yaba yarabifashemo ariko njye ku giti cyanjye hari ukuntu nagendaga nko kuri social media yanjye isanzwe yaba Instagram cyangwa kuri FB yanjye nyandikiraho nk'utuntu nkagenda postingaho inkuru zanjye hari ukuntu nagendaga ngafata nk'utuganiro tumwe na tumwe nkadushyira kuri nuze yanjye nkadushyiraho na nimero zanjye nkazishyiraho abenshi nagiye mbakura ku macano n'abagiye bambona kuko kundi umuntu ashobora gusaba nimero y'umuntu avuga ati wampaye ige ukama nimero yiwe ko nshaka kunyamuganiriza ijambo ry'Imana yego nkanamutera n'inkunga yo kubona ubushobozi bwo kubona udufaranga two kutwagenda yifashisha nk'ahantu nko kudeplasa kine nk'iyo panaro urukweto ishati amayinite n'iki bagiye baca ku ruhande bakamuhamagara bakabimubwira deni niko kuntu ngiye mbabona abo bantu ni ukuvuga ngo wenda hari Zuzu numvisha avuga ati njyewe nimero zanjye ati hari benshi bampaga amafaranga ariko ayo mafaranga ntangereho buriya nyir'ubwite niba ufite ukuntu baba bumvikanye n'umuntu bagiye gukora ikiganiro Zuzu na shangazi bafite ukuntu baba barumvikanye ndumva tutanabyinjiramo bya cyane kuko buriya njyewe agomba mbikunda kubikontaho cyane kuko ibintu bya shangazi na Zuzu bafite ukuntu baba bumvikanye giti cyabo nanjye na shangazi dufite uko twumvikanye ntabwo navuga ko twaba twanumvikanye dufite gusa niko ikintu mushimira nanone ni uko yari ahantu yankuye byatumaga famiye yanjye navuga nko kuvuga ngo nari meze nk'umuntu wajugunywe ariko Imana yangiriye neza biciye muri shangazi bituma umuryango wanjye ubasha no kunkurura bituma umuryango wanjye nongera nko wiyegereza nabyo narabikunze urakoze hanyuma wenda wigeze kumbwira ati ntabwo twari tukiza ku macano kubera ko hari uwari udufite atatwemerera kuba twatanga ibiganiro ahandi ariko uyu munsi wenda waba watse uruhushya rwo kujya kuri cano ya Gasaro icyo kibazo nkikubaza aho ubwira ukuntu umuntu umusaza ajya gusaba uruhushya umukecuru ege witsetsa ntabwo uri umusaza uri umwana ndi umwana ariko mu myaka ngezemo usa umuntu ugeze muri 20
umwana bagomba kumufatira ibyemezo, ntabwo ari umwana wo gufata ibyemezo, ntabwo nasabye uruhushya, nabikoze bimvuye ku mutima, ntabwo abizi ko nagiye ku gasaro, nta n'umuntu n'umwe unabizi ko nagiye ku gasaro. hanyuma urumva nyuma yaho wenda ingaruka zishobora kuba ushobora kuzirengera, kuko niba umubyeyi agufite akavuga ati ni njye ufite muri responsibility, nta handi wenda ugomba kujya gutanga ikiganiro, ariko ukavuga ati nk'umwana ndarenze giye kugitanga, uba wumva ingaruka nyuma zikubayeho byagenda biti? Ingaruka zose nzazirengera kuri njye wabitekereje ku giti cyanjye. Kuba naje gukora ikiganiro ku gasaro ni njye wabihisemo. Nafashe ndavuga ati maze igihe mbitekereza, reka mbikore nk'umuntu w'umugabo. Nabitekereje mbivuga ati n'ingaruka zose nzazirengera, yewe n'ikizaba cyose yewe muganga arahari azamvura. Ati muganga azamvura. Muganga se urumva hazazamo n'abaganga? Kuko wenda bizi nyine bamwe bazavuga ngo ibintu bakoze ntabwo ari byo, nzabaza nimba ninjya no kuri toilette bazamfasha. Ingaraye ngombe kutsetsa pe. Cyangwa ninashaka umugore nzabe ko zafata kumbaza kufatira ukuguru kugira ngo njye kurongora umugore wanjye. Egewe uransetsa no kuri pe, ngombe ko utokora unyisekereza pe. None se wenda kugeza isaha ni cyo kintu washimira abantu cyangwa se abantu bose bakwaye afimirwa rugendo rwawe, gira icyo babwira? Ikintu navuga cya mbere cyo kubashimira, ndabashimira ku nkunga y'amasengesho babanje kuntera bwa mbere, no kuntiza imbago, niko navuga, kugira ngo nacika n'intege. Bamwe bagiye ibumoso, abandi bagiye iburyo, abandi bajya imbere, abandi bajya inyuma, bakajya bansunika mu masengesho yabo. Ikintu bashimira, kandi ndashimira n'abantu bahoze ku gasaro bankunda kandi ndacyabakunda nanjye. Mbe ko nagarutse. Urakoze. Ese yiga kandi kabazo kamatsigo. Hari abantu mbona mu comment njya tereka ubwanwa nk'abandi wenda bukure bwe bwinshi. Nukwira icyundi wababwiriye impamvu utajya uvuga ati reka ndeke ubwanwa bumere? Urakoze cyane, icyo kibazo ubwa mbere nyumvishije cy'ubwanwa. Navuga ko umubiri, burya umubiri nubwo tuba tuvuga ngo umubiri tugomba kuwutegeka, ayigiye nawe naho gutegeka. Kubera ko akenshi ndibuka muri cya gihe cya kera cyabaho igete wa kera, wandi wahozeho mu gihe cya kera, yakundaga guhora yogosha. Burya natekereje ko hashobora ko harajemo iriya risiki kuba yahoraga yogosha buri gihe kugira ngo butaza just igihe abushakiye ntibuze. So navuga ko maze igihe kinini cyane mbishaka kugira ngo buze, bikanga, byaranze pe, byaranze kuza. Nubwo haza nubwo hano hejuru, ariko bwano mu mpande niyo haza kamwe tubiri, nabyo ngasanga nakagwagira nako kagiye bwagiye. Ntabwo hazagazweho utuntu duke cyane, duke. Nk'ubu nk'iyo nkozeho niho, iyo ukozeho niho utawumva ko buriho, ariko butoya bumeze nk'ubujomba, tumeze nk'uduha dutoya ko aho byaranze pe, byaranze. Ubundi benshi bakunda kumbaza se kuki bwanga, ndamwe ati simbizi. Ngo cyangwa uhora wogosha ntireka da, niyewe ikintu nzi nogosha ni bya bindi byacu bya bisanzwe, nyine gukora isuku ku mubiri w'umuntu, byepfiri cyangwa ubwo ni ibyo. Niyo umuntu yitaho, ariko ubusanzwe aha rwose ubwanwa ho byaranze. Naragerageje, yewe ndabona ngiye kuzisinga umuganga cyangwa mu muti kugira ngo nsige iyo ndebe ko basibyaza. Nuzi nigeze gukora nuzi agafoto, nigeze gafata nkakoresha naka apu, niko navuga ni app, application nafashe bita FaceApp. Hari ukuntu noneho ukora ugashyiraho ubwanwa, ndagashyira nangije ndagapostinga, abantu bati turishimye rwose n'ubwanwa. Ndavuga ati se ntabwo murareba, nanze gukora ikindi kintu na FaceApp igaragaraho. Ndangije ndatuza, ndangije ndabireka. Abantu barambwira ati shayo we Imana dufashe umere ubwanwa, dore rwose ubu ufite wabura umusore mwiza. Nanjye rwose Imana imbaje rwose, nanunda cyayisaba cyanayingiye rwose, mbarire mu bwanwa bumere, numve ko base nanjye abantu bose bareke kujya bavuga ngo ubwanwa bwaranze ndabwogosha. Ne kuri Imana ibyumve. Hanyuma umuntu bita Liza. Liza nzi ko wari umuntu mwigeze rimwe gukorana
rwose muri n'inshuti we mwaje gupfa iki? Liza navuga ko ikintu twapfuye n'ukuntu agiye avuga yuko ari we watangiye ngo gusa ndabizi ko ari we watangiye kuzana topic yo kuvuga gukizwa, ariko ntabwo ari watumye njya kuba umukristo, kuko nabanje ku mutima nama burya nubwo ari we wampaye topic, ariko ntabwo navuga ko wihamagariye ntigiye bavuze ka ninjiremo neza nkizwe n'umuryango wanjye unabone ko nakijijwe, ndeke no kugira ngo na bya bindi narabuze hahandi bashyiraga inyuma ugasanga habaye amafete mukundwa, ugasanga simboneka nanayinjiramo, ugasanga nanakwegerana n'umuntu ugasanga ari kunyitaza kuko nawe afite imisatsi n'imvugiro no kuvuga, ugasanga harimo harazamo ryajwi ry'igikobwa cyane mu kuntu, ugasanga hajemo ibintu by'imyambarire, wavuga ikintu gusanga nkubwiye nabi mbere y'abantu, ariko ubu ndashima Imana yuko yampaye agakiza. Ubu nsigaye meze neza, njya mu mafete, nubwo hajemo ibintu byo kuvuga ngo ibintu byo kuza mu bya lockdown, ariko ubusanzwe rwose mbere ubu ngubu ari aho njya kubasura abantu bari muri Kigali atari mu ntara, nkabona baranyakira nk'abandi bantu. Urakoze cyane. Hanyuma navuze ati ngiye twapfuye ko wenda ari we wenda warishije cyane ko ari we watumye njyewe yige nkizwa. Nicyo kintu usobanuye. Naguciye mu ijambo n'akaganiro bagiye gukora kuri channel iriya ya Isiyaka. Hari ikintu yamvuzeho numva ndababaye ndanamwanga bya cyane, ndati mukobwa ni shetania, niko navuga. Burya umuntu ntiwamenya umuntu ni mugari, ntabwo umumenya physically gucyo kumureba, ariko mo imbere afite ukuntu ari kubigenza. Ibintu byanambabaje, tanumva Liza ndamwanze, rero ndavuga ngo sinakijijwe ngo ndacyangwa inzoga ndacyangwa itabi, kandi rwose iyo umuntu yinjiye mu gakiza agomba kumarabaza. So ntabwo nywa itabi, sinywa n'inzoga. Inzoga yanjye ni Fanta Citro. Ubu ngubu mwarashwanye ntago mwavugana? Reka gusa nyine ngomba no gutanga imbabazi. Nicyo kintu ngiye kubwira. Nese yige waravuga ati ngiye yige narakijijwe, undi mwanya ati runaka naramwanze, kandi koko niba warakijijwe byanyabyo kwerera imbuto umuntu nicyo kintu cyiza cyane. Nibyo byiza burya naje kubitekerezaho nsanga nibyo n'Imana na Yezu nyir'ubwite yaratubabariye, yemera kudupfira ku musaraba. Nangiye nta mpamvu zo kwanga gutanga imbabazi. Rwose Liza yumve ko nimba byarabaye byaragiye kandi byararangiye, igice cyangwa cyo kigaruka. Ubu rero Liza rwose nta kibazo, niyo yamvugisha namwitaba. Urakoze cyane. No kuri yige reka mvuge ngo nakagaruka. Hanyuma agira ikintu usoza ubwira abakunzi bawe. Ikintu nababwira cyo cya mbere, nababwira ko ndabashimira kandi mwanakoze kuba mwaramfashije mu rugendo nari ndimo, kandi na n'ubu ndacyarukomeje. Inkunga ya mbere mbasaba n'amasengesho, nanone ndacyasaba amasengesho ko buri muntu agomba gusaba. Ikintu none kimbashimira ni ubwitange n'ubugira neza mwagiye mungirira. Ikintu cya mbere nanone nari nkomejeho inkunga y'amasengesho, nanone ikindi mbisabira cya mbere, nyamuneka mureke kumva ibivugwa, mujye mutegereza mwumve inyishu y'umuntu. Nuko muri Kirundi dukunda kuvuga ngo ni inyishu y'umuntu ababwiza ukuri. Nababwiza ukuri niyo muzafatiraho mumenye ibiri hanze uko byifashe. Abantu barateranya ntacyo mupfa kugira ngo akwambike icyasha, kandi nyamuneka amagambo niba ugiye no kwandika ujye ubanza utekereze kabiri icyo ugiye kwandika. Uvuge ngo ugiye kwandika, nimba ugiye kwandika nabi ubanza uvuge umuntu ugiye kubwira se ugiye kumubwira iki, ngiye kumusenya cyangwa ugiye kumwubaka. Nyamuneka tujye twubakana, dusenyere umugozi umwe wo kubaka, apana gusenya. Gusenya rwose, gusenya ni 0 segonde, ariko kubaka biratinda. Uko umuntu atangira yubaka inzu, ariko kuyisenya yego ni 0 segonde, ni ukuzimya buji. Ariko kubaka biragora. Icyo kintu nabasaba
ikindi mbasaba ni ubwitange. Nyamuneka ahantu hari akazi ugira koreho ugasaba. Ni ukuri abakunzi bacu, ni ukuri ntacyo dusoreze n'isengesho ko ntunguye. So icyo navuga urahumwe ku isengesho, burya hari igihe n'umupasiteri burya ari igihe umutunganisha umubwira ngo nadusengere ugasanga atabyiteguye, gusa ikintu mbasabira ni umugisha. ni ukuri ntacyo Hugue wakoze cyane. Namwe murakoze. Gasaro TV.